Wose ufite angana. Mfite narinje kugura muri iki gihumbi. Okay, none hareka tugende nari binda bahera ubu. Hanyuma se njya ufite amafaranga. Aya ngaho ugende uyagure bene wanyu. Gatonda wanjye. Buretse gato. Umva mbabwire mwatugabo cyane wowe. Tujya kugura indaya tukahipfa buri munsi. Ngaho turi mu bunyo ubu ngubu nago tukiri kunyonga tugiye kugura indaya ku mafaranga twakoreye tunyonga. Umva nkubwire kugeza n'ubuntu bw'ubugoryi ku ndahe yanjye ndandi busange ku muhanda kwibarabara. Ni yanjye ziza nyuma nizo zanjye. Reka nkubwire bakagabo ntugahere mu magambo ujye ukora ibikorwa. Nanjye ntari biturebe muremure niwe utwara iyo ndaye. Bagabo. Nubwo nsumba ariko naga ari ngombwa ngo njyane ndaye. Yese reka nkubaze. Niye ndaye yajya kureba akagabo kareshya n'inyundo abona umugabo w'igihagararo ashinguye ameze neza. Ariko w'ikigoryi utazi gutera akabariro ku gaturu kamwe kawe nabwo umara udusogonda dutatu ngiye nkakora dutandatu. Urumva araho duhure. Shabwa abasubutumbera atarabizi. Arabizi se shawe ko ukora cyane ukarangiza bukoko. Mani muve magambo tujye kureba indaya. Indaya. Indaya nyoko wanyu mwambisiri. Akosha bakubwira. Mu gisato cy'imbwa mpimbirirwa. Duhera imbere imwe tw'utugabo. Urakomeza aragira kantu kakomeza kunzamuka. Ndiye koza kwa kabyina imitemo umuntu agatafari kiwe. Hanyuma se turakuzamukura igiti uresikariye. Uri igiki muri ibyo byose? Ntabwo ndi igiti ni tukuza umunwa muziko ceceka. Yamenye ako kantu ni Ako se wamukobwa ubundi amafaranga uri gushaka wowe nanga. N'ibihumbi. Fata ngaho kandi buri muntu n'uduturu dutatu urimo satani. Ngumaye. Hari amafaranga umuhaye se? Bose ntabwo ubonye nyamuhaye. Nabirebaga n'amafaranga umuhaye. ariko kuki utavuga n'umuntu ubwonko bwiwe. Wa mukobwa wamaye amafaranga yanjye. Urabona se hari izina ryawe ryanditseho? Je izina ryanjye ryanditseho. Witwa nguki? Witwa Banki Nkuru y'u Rwanda izina ryanjye rya kabiri ni igihumbi. Bishatse kuvuga ngo nawe uri igihumbi. Warubonye bene wanyu none usanze atarayawe basi hangana. ariko kuki utavuga nk'umuntu ubwonko bwiwe. Ngurije igihumbi nkigurira indaya. Ahubwo wereka nkubwira inama itari mu ivumbi. Bari ko ngwino tugende wenda guha kino gihumbi. Uko yavuze ko ari banki nkuru y'igihugu. Wowe uzajya ubikuza buri gitondo kubyuka. Tugende. Ntabwo nava hangaho utayamaye kuko dushobora kugera hara hirya ubyambe cyangwa sanga atari nako yi. Banza uyamereze umuntu. Mbese ntabwo ariko yivugiye cyane ubwonko bwa buracuri. None se ubukureba wewe uneza ukanura urabona ari amafaranga urabona asa n'ino. Ni inote se sha ni isura isa nk'ikarayi bakaranga amasaka. Umukobwa wamaye amafaranga yanjye. Ayese nayawe. Bene wanjye cyane umuntu ndani mukazya muza mukina ku mafaranga. Amafaranga umuntu aba yakoreye guhera mu gitondo akageza ku mugoroba ukaza ukina ku mafaranga. Okay, none hareka ibyo tubire bata wowe ufite angahe? Hayo narinje kugura muri iki gihumbi. Wose ufite angahe? Mfite narinje kugura muri iki gihumbi. Okay, none hareka tugende nari binda bahera ubu. Hanyuma se njya ufite amafaranga. Aya ngaho ugende uyagure bene wanyu. Gatonda wanjye.